So nguko rero twamaze kugera muri stade neza, muri stade Amahoro, aho rero dusanze perezida w'ikipe ya Rayon Sports ariwe warufashe ijambo, ariho aha ikaze abashyitsi, ndavuga ikipe ya Yanga, aha ikaze abafana baje kureba umukino, ndetse anatangaza byinshi ashimira umuterankunga Skol. Gusa yahereye ku gushimira perezida wa Repubulika Paul Kagame, wowe wagize uruhare kugira ngo iyi stade yubakwe, ndetse anashimira cyane ikipe ya Yanga Africans, ashimira cyane fan clubs ikipe ya Rayon Sports, ndetse ashimira n'abantu bose bitabiriye uyu mukino. Byumvikana rero ko amakipe yamaze kugera mu kibuga hagati, bari gukora icyo bita warm-up cyangwa se ya myitozo ibanziriza match. Urabibona ikipe ya Yanga umukara, yambaye imyenda ya warm-up y'umukara, ndetse mukabona na Rayon Sports mu myenda ya warm-up y'ubururu. So turakomeza rero kugera tubagezaho byinshi biri kubera ahangaha ku munsi w'igikundiro cyangwa se Rayon Sports Day, aho saa 12 ikipe ya Rayon Sports nyine iza kuba ikina na Yanga. Ni umukino mwiza, ni umukino ntekereza ko uza kuba ari igipimo cyiza ku ikipe ya Rayon Sports ndetse no ku ikipe ya Yanga mwitegurira sezo nshyashya ndetse no mu mikino yo ku rwego rwa Afurika. Turagaruka mu kanya iyi ni Moment TV.